Fari P. Wow. Trust me. Timbi midongo mu mifuka jugunyi pisi ngitarabuda bite mu bugi ndushisha biti moranya budiyo na sitido dahuze cyane ndimwica pido nekerezo zanjye zagiyiyo mora mu bicu sinduhina ha wasaze deza yasaze gutya hano sinjyewe nge mbona bucya ibyo nkora sinjya nkubuka borodi nyinshi ku midugudu fata iyo shati makubiduda fata ibiryo hiyo nyunyutunwa demera nyagume hamwe haryo hiyo meze neza ndagusobeka shiramo biti nukumuriro wamini yabadanyemera gengo yiwanyu nyica mu mutwe bidahabanye fitihaniro nimwabonye nza abatungura mugatunura kabarungika hadi miyobo n'inzira zibanye nkanamenya kode yo kwishashada kumarira menshi yiri mountain yiriyo ku misozi yimagana warunga ndabuda ati musore ndoda kwa masomo yangu huze mu biki narifite dream narifite wa mahirwe yo yandi nari kubona mu buzima bwanjye sinayabaze hari impamvu adayahisemo nge wakanora mu banda kama Mike nakikadaga inyuma ya murasaba kurapa nidovu n'amagiriro turi byabisekuru by'amakafe ubanza yadana tuzugiyemo still ni fight kuba ndumurap miziki yiwacu hari igihishe acyatoneka ndacyateseka nuruvu kubudiri njya gucapa bitotsi byatondo sinjya bimenya bikambije imanga bizamitana bite kurusura nk'urwabarapa nitera kadangi mu gasubuye bandi kuga kumuroka bapapa safari n'indefu ndacyabuguza ziniga ziwacu zironjoroka zirashubikanye n'abamosiyo uburwapu bwanyu ni nk'ubwahuro maniga y'ukudabura mikolo chaza mudutera n'inkorora muri nyonga cyane imigongo idukana n'isoni kwedi muduca mu maso rekana n'ibisu wisumbira kanuni zanero zahango bagira menshi nuzayobya rap tuzaguhoma y'urwana n'ibindi bigukarisa ejo nejo bundi turi on top niga nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe na ca wineri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe na ca wineri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye abana bisanze imbeho iteretse badacuranwa idigiri dasadibuba imbaraga zabikoze badagotwa cyane badahengama badihenura babihabara kwibagirwa rapa hicomese imizi kuduhira cyane n'imiyugiri usubiza inyuma ngo bite kubyaho ko havuze byishe se mwumvishe iki muraho mufite ubukiri gitwa ejo nejo bundi nzabahigikwa murashyushye cyane se tubikode aho imbere ntabwo muzahagira mushingune rero dushonere gemu nigiriza ikoti ry'ubigishamo reka tubikode biva kavumo bigeze aho twahamura imivumo kibamba ni kenshi yihungura ivu tazabona urya ni ku miruho niwibagirwa ni ku miniho n'akakuka kanyuma kakurokoda simisha kirize ni nk'inkorora akidatamira ruma kuyiva sende ku buvundedi ni nk'uburozi cundubona ivuta ari nk'ikimuri uruganda rw'uburwuzuye mishenga hari kwiyodobeka mishakura turi kwifumbuzo zikangura ingagu ko mwigirasiyo rihacurwa n'izindi haracyari bumbira izuka imirongo turacyacomeka iti yiyizana gakino kadashe gashidemo inzanga mu bukorikora ubugeni n'inganzo niga nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe na ca wineri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye nasaze gutya nubinyagire ndi kumwe na ca wineri buye yukunubaho baninumiye jya mu bakidi yo banumiye umwanza mboni yanyizaniye. The Track Slayer. Nakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Tayari. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sanga arajya gukoresha. Tubafite ibikoresho. Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop. Kamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV camera zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke. Hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero nizo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe Sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki
bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Ya aracyari sakala da premier umva. Narabwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, mitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu usanga mvuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana saramanje byiza cyane hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasi. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ring neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire nukuri nono ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza ngira ngo murabibona ni nziza cyane zifite design nziza ziri very puffy, they're very comfortable, they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane yabera iwawe yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko. Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Waba ushaka kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zawe, waba ufite YouTube channel ushaka kongera aba subscribers na views bitakugoye, waba ushaka kongera aba followers bawe kuri Instagram na TikTok, like, comment ku mbuga nkoranyambaga zose byarakemutse. Jya ku rubuga www.twika.smm.com aho bagufitiye uburyo bwo kubona aba subscribers n'aba followers banyabo kuri izo mbuga zose mu buryo bworoshye cyane bitakugoye, maze nawe ugatangira kwinjirizwa n'imbuga nkoranyambaga nk'abandi bose. Kubijyanye n'ibiciroho ni nkaho ari ubuntu, wigira ikibazo kandi aba followers n'aba subscribers abari abanyabo byumvikane ko ibyo uzajya ukora byose bazajya babikurikirana umunsi ku wundi. Ubu buryo burizewe cyane kandi burakora neza ku bantu bose bari mu Rwanda 100%, aho ushobora no kwishyura ukoresheje mobile money cyangwa cryptocurrency. Twigisha kandi tugatanga ubujyanama ku bijyanye no kubyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga, gukora monetization kuri YouTube, Instagram, Facebook n'ahandi. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Ngabanza ubwire n'iki kigutera amatsiko n'iki gituma ufotora? City. Umujyi. Why? Kubera? Because no one's ever captured it. Ati nuko n'abantu benshi bagiye bigeze bafotora uyu mujyi. Not the way it really is. Bakawufotora nyine ukuri muri make uko umujyi umeze nibi urimo muri make. The heart of it. Mutima w'umujyi nyine. My goal, that's my dream. Ati niyo ntumbero yanjye nizo zozanye. You were at the right place, weren't you? Ati hano hantu wari uri harahanyaho pe. Ariko se urafotora umukire uciye muri gari ya moshi impande yari umuntu waraho wasinze. Banya nawe bizikari umumoda ariko. Yeah, I wasn't stalking her. Nta mwanya nigeze mu stalking ntabwo nagiye kumukurikirana ngamije kuba namukura ifoto ngo njye kuyigurisha. That's what you're indicating. Look. Nimba nabyo cyeka gusa. I saw these guys. Urumva nabonye ibisambo bifata umuntu ntarinzi. I thought that they looked suspicious, so I followed them. Urumva nabonye ko rwose ngo unaye nabakurikiye nifotorera niko kubashaka ko iki kubatesha umuntu bari bafasha. But you did continue to photograph her. Ariko na nyuma ya abasambo baje kubera icyo akomeje kumukurikirana ibisambo bimaze kugenda ugafotora. Arakuruja kuri polisi kugiye gutanga ubuhamya bukagutanga. Niyo amafoto mwayashimye. Ntayo nashimye. Arakuruja kubwira ngo mukire kazi uziko ibintu wakoze rwose byamwemeje uve
So let's say mwayashimye ntayo nigeze nshima I don't. nayo rwose I don't nujya gufotora ujye witondera ikintu umva zanguruza abantu bapfiraga amagari ya moshi ages ago. Look. That was ages ago byari byaka ya kera No graffiti. urabona amagari ya moshi ya kera bategera I followed them into the subway. nakurikiye wa mugabo ku muhanda gari ya moshi I followed him into the subway ngo It's always a late train. nubundi akenshi akunda gutega gari ya moshi za nijoro cyane late train ya n'uburwayi bufatwa abagore mu mutwe abakunda intoryi niba mvugitwa intoryi scotomania rero wowe kamera yanjye nayo ntayibuze wowe urwaye kamera scotomania ubwo ni uburwayi bwo mu mutwe bw'abantu bakunda gufotora Ambulance, okay? nyine guhamagara ambulance wasaze umugore rero uri umugore abonye ko umuntu yacanga erega wasanga nawe yashaka imitungo ye shaka jagize. You've already admitted to breaking and entering. Erega wa mugore nkubwira ikintu cyambere wakoze ikosa ryo kujya kwinjira mu nzu y'umuntu ataguhaye karibu. That's very serious. Yecu kandi ikintu kiri serious hano twagufungira. I can hold you for that alone. Wenda nakwiyangane kubw'iryo kosa wambwiye ibaze ko wowe waje ukavuga ngo ninjiye mu nzu y'umuntu. Ibyo no gutera umuntu mu rugo rwe. If you do not go back with me, ana tudasubira